Ese ashimwe bene data, ndabasuhuje amahoro y'Imana bane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Imana ibiteho kandi bagirire neza. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye, turaguhimbaje, gushimiye neza n'urukundo dukunda, dushimye imbabazi zawe, icyubahiro ni icyawe. Tugeze imbere y'ubwiza bwawe, twese utuboneze rwose, dukureho umugayo wose watugaragayeho mu izina rya Yesu Kristo. Icyatuma tutaboneka imbere y'ubwiza bwawe cyose gikorweho mu izina rya Yesu. Ukimara kutubabarira ubane natwe mu mwanya wo kumva ijambo ryawe, utwemerera umwanya w'umugisha ntube impfabusa. Icyo twanze ni ukura kwa Satani ingabo ze, mu izina rya Yesu. Dutumiye imbaraga z'Imana ngo zibane natwe, tubisaba twizeye mu izina rya Yesu, amen. Dukomeza dusoma ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto, igice cya mbere umurongo wa 10. Reka nsome mu izina rya Yesu. Yaturokoye urupfu rukomeye rutyo, nanone iracyaturokora, kandi twiringira yuko izakomeza kuturokora. Namwe mufatanije natwe gusenga kugira ngo impano twaheshejwe na benshi bayishimire Imana ku bwacu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Reka nsubiremo. Yaturokoye urupfu rukomeye rutyo, nanone iracyaturokora, kandi twiringiye yuko izakomeza kuturokora. Namwe mu bafatanije natwe gusenga kugira ngo impano twaheshejwe na benshi bayishimire Imana ku bwacu. Imana ishimwe cyane. Bene data, iryo jambo Imana yashyize ku mutima uyu munsi. Yesu yaturokoye urupfu rukomeye, yaturokoye urupfu rw'iteka. Imana ishimwe. Yaremeye araza kubera urukundo rwinshi yari adukunze, kubera urukundo rwinshi adukunda, araza aritanga kugira ngo aturokore urupfu rukomeye, urupfu rw'iteka. Ubwo twari dupfuye, twishwe n'ibyaha n'ibicumuro, twari dupfuye rubi, ariko araza aritanga kugira ngo ubone ubugingo buhoraho, nanjye mbone ubugingo buhoraho. Imana ishimwe cyane. Yesu rero ntaho yagiye, aracyahari. Uko yakoraga na n'ubu aracyakora. Umuririmbyi niwe wuzuye umwuka aravuga ngo aracyariho, Yesu aracyariho, urupfu ntirwamuheranye, aracyariho, biganza bigaba amahoro, aracyariho. Bene data, ndagira ngo mbabwire ngo Yesu aracyariho, urupfu ntabwo rwamuheranye, aracyakora. Uko yakoraga kera na n'ubu niko agikora, uko yakizaga kera na n'ubu niko agikiza, ntabwo ajya ahinduka. Yesu ntabwo ajya ahindurwa n'ibihe. Yesu akora ibirenze ibyo dutekereza. Imana ishimwe ko yaduhaye Yesu Kristo. Yesu rero yaradukunze urukundo rwinshi, ariko ndagira ngo mbabwire ngo urukundo yadukunze yararuturaze. Aravuga ngo nimukundana, nicyo kimenyetso kizabamenyesha ko mukomoka kuri njye. Bene data, nimureke tugire urukundo, dukundane. Nubwo muri iyi minsi urukundo rwa benshi rwakonje, nubwo abantu basigaye bihugiraho, nubwo abantu batagikunda abandi cyangwa ngo batekereza abandi, ariko birakwiye ko buri muntu wese yisubiraho akagira urukundo, kuko Kristo yaradukunze aturokora urupfu rukomeye, aturokora urupfu rw'iteka. Twari dupfuye tuzize ibyaha, ariko ubu turi bazima, turiho kubera Kristo. Imana ishimwe. Imana ihabwe icyubahiro. Ya Mana rero yakurokoye cya gihe, urabizi ko hari ibyo yakurokoye, urabizi ko hari aho yagukuye, urabizi ko hari ibyo yari irimo bikomeye ikakurokora, na n'ubu iracyakora, ntabwo ihinduka. Ya yindi rero
yagutambukije bya bindi na n'ubu iracyakora. Ni Imana ihoraho, ni Imana itagipfa, ni Imana ikomeye, ni Imana ishobora byose. Nta kijya kinanira kandi nta kibasha kurogoya umugambi wayo ku buzima bwawe. Ni Imana itabeshya, ni Imana itajya yicuza. Ibyo yakubwiye izabikora, ibyo yambwiye izabikora. Niyo mpamvu mbinginga ngo dukomeze tuyikomezeho, kuko ni Imana ijya yomora ibikomere, ni Imana ijya ibohora imitima. Mwene data, ndagira nkubwire ngo niba hari ibyari bigukomereye, izera Imana, uyifate nk'inyembaraga, kuko ya Mana yarokoraga abantu kera na n'ubu iracyariho. Yibwire ibikugoye kuko yiteguye kugutabara. Ni Imana itajya yumva amabwire, ni Imana itagira mu nyangire, ni Imana ubwira ntikumvira ubusa, ni Imana ubwira ntiguseke, ni Imana ubwira ntige kukuganira, ahubwo ikazana ibisubizo. Iyi Mana yacu, ijambo ry'Imana nasomye ryarambwiye ngo ni ubuhungiro bwacu, ngo ni imbaraga zacu, ngo ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Nabisomye muri Zaburi ya 46 umurongo wa 2. Imana yacu rero ni ubuhungiro bwacu, ni ubuhungiro bwizewe, ni imbaraga zacu, no mu gihe twacitse intege ijya ibasha kuduha imbaraga tukabitambukamo neza. Ni Imana itanga amahoro aho bikomeye, ni Imana itanga amahoro aho abantu babonye ko byacitse umuntu akagubwa neza. Iracyakora rero, igiriye icyizere, kandi wibutse iminsi ya kera, hari icyo utekereje, hari aho yagukuye. Wibutse iminsi ya kera, hari ibyo yagukijije. Wibutse iminsi ya kera, hari ibyo yakuyeho. Wibutse iminsi ya kera, hari ibyo yakoze mu buzima bwawe. Nanjye hari ibyo yakoze, ya yindi rero yabanye nawe cyagiye, na n'ubu iracyariho, na n'ubu iracyakora. Yizere, uyiringire, uyitumbire, uyiringire yonyine. Ijambo ry'Imana nasomye ryarambwiye ngo wiringire Imana yawe n'umutima wawe wose n'imbaraga zawe zose, ngo we kwishingikiriza ku buhanga bwawe. Mwene data, ndagira nkubwire ngo iringire Imana, uyiringire, we kwishingikiriza ku kindi, kuko ibindi byose umuntu yakishingikirizaho ni umusenyi. We kwishingikiriza ku cyubahiro, icyubahiro kijya gishira. We kwishingikiriza ku mafaranga, amafaranga ajya ashira. We kwishingikiriza ku butunzi, ubutunzi bujya bushira. Ahubwo ishingikirize ku Mana, kuko niyo buhungiro bwacu, niyo mbaraga zacu. Ni ukuri ntago wayiringira ngo ukorwe n'isoni. Nta muntu wiringiye Imana uzakorwa n'isoni, kuko Imana yacu irashoboye kandi Imana yacu irakora. Nimureke rero tuyifate nk'inyembaraga, dukomeze tuyiringire. Icyo waba uri gucamo cyose, icyaba kigukomereye cyose, ndagira nkubwire ngo iyakurokoye cya gihe na n'ubu iracyakurokora kandi izakomeza kukurokora. Icyo usabwa ni ukuyizera, ukayiringira yonyine, ntugire ikindi kintu wiringira. Imana ikomeze ibiteho kandi Imana ikomeze ibagenderere. Ariko mwene data, utari mu Mana, ndagira nkubwire ngo uri mu gihombo gikomeye. Imana yacu ishobora byose, kandi Imana yacu tuyiboneramo amahoro, tuyiboneramo ibyishimo, tuyiboneramo imbaraga, tuyiboneramo ubutunzi bukomeye bwa none no mu gihe kizaza. Bene data, ndagira ngo mbabwire ngo uwiringiye Imana, ubaha Imana, abona inyungu none no mu gihe kizaza. Nimureke twiringire Imana, kandi ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo wicisha bugufi akubaha Uwiteka, ingororano ye n'ubukire, icyubahiro n'ubugingo. Bene data, nimureke twicishe bugufi kandi twubaha Uwiteka, kandi kubaha Uwiteka nyakuri no kuva mu byaha, no kuva mu byaha, tukareka icyadutandukanya n'Imana cyose, tukareka icyatuma tujya kure y'Imana cyose.
ubundi tukayitumbira tukayiringira kandi dukiranutse, kuko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose muzabyongererwa. Mwene data, icyo usabwa no gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, aho ubundi ibindi byose biva mu Mana, kandi imbuto iva mu Mana iruta ifeza n'izahabu. Mwene data, imbuto iva mu Mana iruta ifeza n'izahabu. Humura rero, ibyo uri gucamo ntibikujyane kure, ibyo uri gucamo ntibigukure umutima, ibyo uri gucamo ntibitume wivovotera Imana, kuko yakurokoye cya gihe na n'ubu iracyakurokora kandi izakomeza ikurokore. Yabanye nawe cya gihe izakomeza, iracyari kumwe nawe kandi izakomeza ibane nawe. Icyo usabwa wowe ni ugushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose biri mu biganza byayo, ibindi byose irabishoboye. Ni Imana itajya inanirwa, ni Imana itajya isinzira cyangwa ihunikire, ihora iri maso, itubera amaso, ibana natwe, itwitaho. Byonyine urukundo rwayo ni rwinshi cyane, ntabwo twarurondora ngo tururangize. Urukundo igukunda, urukundo inkunda, ntabwo twarurondora. Urwo rukundo rwonyine rero ruraguhagije ngo ibane nawe kandi gutabare. Ahubwo sinzi impamvu uri gucika intege, sinzi impamvu yitereye icyizere, sinzi impamvu ugiye kure, sinzi impamvu uri gushidikanya. Imana yacu irashoboye kandi irakora, ntabwo ijya ihinduka. Uko yari ikirana n'ubu niko ikiri, ni itangiriro n'iherezo. Oh haleluya, Imana ishimwe. Wicika intege rero, kuko yakurokoye cya gihe na n'ubu iracyakurokora kandi izakomeza ikurokore. Iyabanye nawe muri ya myaka na n'ubu iracyari kumwe nawe kandi izakomeza ibane nawe. Wowe icyo usabwa ni ukuba mu mwanya mwiza, icyo usabwa ni ugukora ibyo gukiranuka, icyo usabwa ni ukwicisha bugufi, icyo usabwa ni ukugira urukundo, icyo usabwa oh haleluya ni ukubaha Imana, kuko bigira umumaro none no mu gihe kizaza. Mwene data, ndagira nkubwire ngo muri iyi si turi abashyitsi, aha turacumbitse, iwacu ni mu ijuru. Witerwa ubwoba rero n'ibyo ngibyo bikugose, kuko Imana yacu iri hejuru y'ibyo bikugose. Imana yacu iri hejuru y'ibyo bikunanije. Ahubwo we hanga amaso Imana, ubundi utegereze kandi ukiranuka, kuko ujye wibuka yuko muri isi turi abashyitsi. Ujye wibuka ko hano mu isi atari iwacu, iwacu ni mu ijuru. Ba maso rero kandi uhore witeguye, kuko ntuzi umunsi n'igihe, kuko Imana ishobora kugutungura uyu munsi igasanga wari ujyanywe kure n'ibyo uri gucamo, kandi ibyo ngibyo ni iby'igihe gito. Imana ishimwe. Mwene data, ndagira nkubwire ngo ibyo ni iby'igihe gito, bizashira. Oh haleluya, bizarangira, ntago bizahoraho. Ahubwo niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo ukomeze utumbire Imana, urebe Imana, ubibwire Imana, wumve ko Imana ishoboye, wumve ko Imana ikora, wumve ko icyo kibazo ufite Imana iri hejuru yacyo, wumve ko icyo kibazo ufite Imana igishoboye, wumve ko Imana yacu itajya inanirwa kandi ntigisinzira, ntigihunikira, ihora iri maso. Ibyo byose uri gucamo irabizi. Ijambo ry'Imana rirakubwiye ngo iyabanye nawe cya gihe iracyari kumwe nawe kandi izakomeza ibane nawe. Iyakurokoye cya gihe na n'ubu iracyakurokora kandi izakomeza ikurokore. Ahubwo yaguma mu mwanya mwiza, ukomeze wubaha Imana, ukora ibyo gukiranuka, ukora imirimo myiza, kubera ko umuririmbyi yuzuye umwuka aravuga ngo bazajya muri icyo gihugu ngo bazaba bambaye imyenda yera, ngo babikiwe ikamba ry'ubugingo. Mwene data, ndagira ngo nkwibutse ngo turi mu rugendo rutujyana mu ijuru. Kora rero ibyiza, kora ibizatuma winjira muri icyo gihugu. Ntabwo ari ukuzapfa kwinjira uko umuntu abonye, ahubwo hari ibyo umuntu agomba kuba yarakoze, hari ibyo umuntu asabwa. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo ntuheranwe n'ibyo ngibyo, ntuheranwe n'ako gahinda, ntuheranwe n'ibyo bibazo, kuko iyabanye kera nawe na n'ubu iracyari kumwe nawe kandi izakomeza ibane nawe. Ahubwo wowe guma mu murongo mwiza ugukiranuka, kuko n'icyo Imana idushakaho. Imana ikomeze ibamere umugisha. Ese mwene data, aho ntiwari ucogojwe n'ibyo uri gucamo? Ese mwene data, aho ntiwari uciwe intege n'ibyo uri gucamo? Ndagira nkubwire ngo iyakurokoye cya gihe iracyakurokora kandi izakomeza ikurokore. Imana ibamere umugisha kandi Imana ikomeze ibiteho. Mwuka wera akomeze abaganirize. Reka mbwire n'umuntu utari wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, mwakire. Igihe ni iki
Kwakira Yesu Kristo ntago ari ukuyoba, ntago ari ubujiji, nta nubwo ari ukubura icyo umuntu akora, ahubwo ni amahitamo meza, kuko muri Yesu Kristo niho tubonera ubugingo, niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa Data atamujyanye. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo mwakire, agufate ukuboko azakugeze mu ijuru amahoro. Ntago uzicuza kumukurikira, nta wagendanye na Kristo wakozwe n'isoni, ahubwo emerera Kristo akubera umuyobozi mu buzima bwawe kugira ngo uzasohore amahoro. Imana ibamere umugisha. Reka dushime Imana kubwira ijambo. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye kubwira ijambo. Ijambo ryawe ratubwiye ngo wewe waturokoye cyagihe, ngo uracyaturokora ngo kandi uzakomeza uturokore. Mana wabanye natwe turabizi, kandi ijambo ryawe ritubwiye ko ukiri kumwe natwe kandi uzakomeza kubana natwe. Mana tugufitiye icyizere, kuko ibyo wakoze nibyo byari bikomeye, ibyo twaciyemo nibyo byari bikomeye, iby'uyu munsi ntabwo byakunanira. Abankurikiranye baye kukwizera wenyine, we kugufata nk'umunyembaraga, bumve kuri kumwe nabo, bumve ko bashyigikiye, bumve ko ubari uruhande. Kandi ijambo ryawe ryarambwiye ngo uri bugufi bw'umuntu uwo ari we wese. Bumve rero kuri bugufi bwabo, bumve kuri kumwe nabo, kandi Mwami Imana komeze ubahe kugendera mu nzira yo gukiranuka, komeze kubaha gukora ibyiza, kuko icyo dushakaho ni uko dukora imirimo myiza. Kandi ijambo ryawe ryarambwiye ngo nimubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ngo ibindi byose muzabyongererwa. Data rero duye gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, uturinde guhanga amaso iby'isi, kuko ibyo twamaze kumenya ko ari iby'igihe gito. Icyo twifuza ni ukuzagira iherezo ryiza, ubwo twamaze kumenya ko ubugingo buhoraho iteka. Mwami Imana duhe kwifuza ibyo mu ijuru kurusha kwifuza iby'isi, kuko ibi ngibi bizashira, ni iby'igihe gito. Kandi ijambo ryawe ryarambwiye ngo twaje mu isi ntacyo tuzanye, ngo tuzayivamo ntacyo tubashe kuyikuramo. Mwami rero duhe kugutumbira wenyine, uduhe kukwiringira, uduhe kuguhanga amaso, kandi dukomeza gukora ibyo ushaka n'ibyo wishimira. Abarwayi bakize, abafite intimba n'agahinda bamahoro mu mutima, abihebye bagarukeho, imfubyi n'abapfakazi biteho mu mibabaro yabo ya buri munsi. Buri wese uko agukeneye akubone. Data mwiza, dusengeye umurimo wawe Mwami, gabanya abarimbuka wongera abakizwa, ongera uhembure umurimo wawe, kandi abadahinduka ubahindure, bari bacitse intege bongerera imbaraga. Urakoze Mwami, ababyeyi bategereje urubyaro baremera igitangaza, utegeke ubahe guheka. Urakoze kumvishe gusenga, icyubahiro ni cyawe ubona iteka ryose. Amen. Mwakoze cyane. Imana ikomeze ibiteho kandi bagirire neza, yongere bagarukeho, buri wese uko ayifuza ayibone, icyo umuntu akeneye ku Mana kibone, ariko ikiruta byose ikomeze barindira ubugingo. Naho ubutaha. Bye.